ariko ariko mana we yokea ariko uramubona aya naguherutse uramubona oya uramubona arakeye cyane agakeye arakeye cyane agakeye kibona yarikikweretse ngiyango byose nabitunganye byose papa shafi wagyukizwa kuko utazatuma abantu banyanga oya witangira kunyongorera oya papa none reka jewe ngo amakuru uranyinginze sibiki reka muha amakuru simwe mwanzanye reka muha amakuru niba ari mwari mumpamagariye izo ni isoni zigiye kuguhagurutsa izo ni isoni uri kwivubura ngereka mbabwira ijambo uvuze byonye tumaze kubyumva we reka tuvuye mu rugo tuvuye mu rugo duteze oya tuva mu rugo oya mwanzo mbwira ushaka kunkanga mu muhabaye iki ntago ari wo byivugiye se nundi munsi oya oya bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje mwese mukurikirana ibiganiro byacu by'umwihariko wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane ndetse na comment ku biganiro byacu ndagushimira ndetse nsaba nawe utarekora ko wayikora kugira ngo ujye ubashwa natwe umunsi kundi uyu munsi sindi bivuga ibintu byinshi kubera ko amakuru yabahaye menshi turi kumwe n'umuryango hano tugiye kuganira rero niyo mpamvu nshaka kuvuga byinshi kugira ngo mbanze mbaho umwanya ko warakaye arabuzwa n'iki kurakarasa ntago ndakaya arabuzwa n'iki kurakara urakoze ata ntago tumenyana nawe ugose amakuru yawe mwabuze amakuru none ko ndaherutse kumpamagara atari ivumba ariko none kandi ahari ashyushye sahari se nago erega umva keza buriya akunda aho byacitse iyo tubanye neza ntago ajya ahamagara uzabikurikire oya ukunda aho byacitse uya haba harimo ikibazo nari ngeze niyo mpamvu nyine utaduheruka tubanye neza sheri hari ikibazo se biri serious se sheri hari ikibazo bashafi biri serious oya ubwo ntuze gutuma muguteza vugisha ukuri kandi uvuge neza sibyo oya bimeze neza mu weburyo oya mu weburyo oya twaje duseka ariko none udatuma kamera izamuka mbabarira kamera se yikise kandi babarira Safi yambwiye ko mumeze neza amashafi iki ariko ariko mana we yokea ariko uramubona aya naguherutse uramubona oya uramubona arakeye cyane agakeye arakeye cyane agakeye kibona yarikikweretse ngiyango byose nabitunganye byose papa shafi wagyukizwa kuko utazatuma abantu banyanga oya witangira kunyongorera ibyo ntago bikora uyu munsi oya ahubwo ibintu bigiye kuba bibi noneho oya kuri kongora ushizeho mikoro wavuze cyane bakumva urongorera sibiti turi kuganira bivuge babyumva nta kibazo kirimo none se byagenze gute nta kibazo kirimo amakuru se papa Shafi amakuru ni meza urakomeye amashafuro nuko tumeze ego uko mumeze sibiki nukajya unshirisha turi umuryango ushimishije turimo turashima Imana umuryango wishimishima Imana mbese turabanu kabisa ahubwo iteka uyu mugabo atuma kamera yanjye izamuka iyo natuje sibyo sinyambura kutumva amafuti yemeruka kumva muri gukora ikiganiro aratanga ugena amashafi urukundo ibiki urukundo kwa ruko nagiye ntukwa ngo waje usaba imbabazi wemera igitenge abantu baranyishiramo ngo umugore nyabake umugabo yirirwa yinginga nkagushiriramo imiyaga ubu nono giye kubishira ukarubanda babimenye banakumenye bakumenye tega amatwi nkubwire oya ajya kuntegesha amatwi reka mbanze nkubaze tubanishijwe n'abantu cyangwa tubaye ku bwacu tubanishijwe n'abantu cyangwa ku bwacu iyo uri kujya gukora amafuti se abantu ntago babareba none se amafuti nyakorera abantu bizakubabaze niba nayakorera no so wayakorewe n'inyamaswa si umuntu ntago ari umuntu wowe yakoreye nyine none se we ntago ari umuntu huye ntawe we ntago ababaye mu mashafi nkakubona disi musohoka mujya kuryoshya warangiza ukaza wigira umwana mwiza ntaho ubundi wakoza agashya ikibazo ni tubwira Asi meruko uri kumubaza nimba Mama Shafi oya papa none reka jewe ngo amakuru uranyinginze sibiki reka muha amakuru simwe mwanzanye reka muha amakuru papa Shafi afite umugore ariko umva umumereye nabi nanjye baranzegereje kuri tega amatwi bayuretse
bahamagara buri munsi, ahubwo uyu munsi urafite usubira mu busiribateri bwawe wari urimo ujagaraye n'ubundi nibyo bigukwiriye. Nese mu mashafi aya ngiye namaze kubira iyo mikino narayihaze umva aho mbere aha nkubwire noneho nyine wakunda ukanyumva ubu noneho ugiye gusenyuka muri seri ya pane kuki ugiye kubinkora imbere ya kamera iki se kuki ugiye kubinkorera imbere ya kamera none se nukubera ugiye kubinkorera imbere ya kamera nyine impamvu nihe mu mashafi nihangani ibya mbere none se mu mashafi kuki utihanganye kunkorera ibintu noneho hagiye kuki wizaniye imbere ya kamera ninjye wabizanye ntago ari mwe mamagaye meruka kuri kamera meruka kuri kamera oya meruka kuri kamera ndabyisezwa niki kibintu kimumemukira ose papa Shafi wajukiza oya kuki mumemukira no oya kuki mumemukira muhamagare nago nagwaye nimero ze muhamagare nyine kuki ari tayari no ari tayari mama Shafi no uri kunkorera oya ngukorera ibiki mama Shafi no uri kunkorera ibiki papa Shafi ngukorera ibiki oya uramuyoboye yafashwe ni kwamera ubushize nago yaje yikarakashije ahangarara kararahaguruka shiramo imiyaga nigeze mbahamagara ari kintu nigeze mvuga sinatuje oya naratuje ariko uyu munsi nta byo gutuza bihari ibyo ni ibiki muramemukiye uyu munsi nta biri arahari igihe tumaranye ibi ngiwe na Keza mubibitse muri mwe tubibitse none se nza kuvuga ni wari kuvuga ngo nigize umuntu ntakoreka ubu twabanaga mu nzu twabanaga ariko muvuga iyo umugore yavuze tuzanye uri ku ruhande rwa Keza nanjye ndi ku ruhande rwanjye mufite ubuse si imigambi mwateguye nyine si imigambi mwateguye iyihe basi ngaho munsobanure muransaba iki mbakorera iki mama Shafi mbamubwire njye ubushize icyo kintu ninjye umuntu wa mbere wakimubashije kuko umugore yaraje turaganira ibintu byose aranatwite adatwita ariko se kuba ujye mumfasha aba yakoze hari ikimenyetso cyagaragaje ko twita inda yawe ibikise inda yawe si inshuti yawe ndacyakubaza abatwite ninjye cyakwe kumwihakana kuyo ari kukuvugisha wigusha ugatuza uzi yari kuvuga ahubwo bamuhamagara aze hano urebe ko atari bugusebe kabamuhamagara ko utari busebe no sinshaka ko hano habera isibaniro reka bamuhamagara oya mwebwe mumfashe mumuhamagara njyewe papa Shafi naramuhamagaye mubwira ubu mudamu ko yaje tukavugana aramuhakana ngo ntawazi dore nguye baje bavuga ngo umwana mama we nugira gute none se waraguhimbira mu bagabo bose bari hano i Kigali yaragiye agwa kuri papa Shafi yakubonye kuri umugabo w'igitangaza nanjye wambeshe igitenge ntacyo wamaye ese wamuhaye kira katumenye basi nicyo wamuhaye iby'igitanye ntago twari twarabikemuye dukemura ntago twabivuga kuki wongeye kugarura imbere ya kamera nta kintu twakemuye wibeshye nukajya ubeshya abantu kandi ujye ugerageza uvugisha none se ntacyo oya mama Shafi reka mbanze mubaze njyewe navuze ko ntazemera ibyo ntabonye ntacyo nta gihari ariko ufite icyizere ko kizaboneka kiva he kandi ari kuza n'abandi bari gusaba indezo ahubwo ibibazo byakomeye ikindi kintu impamvu byanteye ikibazo nkavuga nishaka kuzabibabaza uriya mudamu yaravuze ngo natakubona azajya kuruka agomba gushakisha cyane rwose bazajya gushaka mu bagore be ngo n'ubundi abana babo bari mu mutungo y'uwamuteye inda n'umwana wabo n'uburenganzira ni ibibazo turi kwibaza ahubwo nk'umugabo uradusubiza Keza ndi kumva ukomeje kuba umuvugizi wabo ndakwinginze sibyo ariko si ku uyu mugore nawe arengana sibyo ntago narinzi ko ibi ngibi biri bube uyu mugore ko arengana ubu ngubu uwo ngo waje kwivugira tega amatwi wowe na Mashafi na mama Shafi mwankinya akana bagukinye iki kuko nge tuzana Mashafi tuze tuganira neza ntago narinzi ko nitugera ahangaha nyene kamera ibi ngibi bavugiye ahangaha nta nubwo natekerezaga ko bimurimo ako kweki ukunda guhishira kandi ibintu biba bihari iyo uba byashobotse ugatunga kamera uburyo tumanutse ahangaha tuganira turimo duseka abantu baduce bavuga ati umugabo n'umugore no wateye inda nawe ariko tekereza kandi nawe wamwerekaga ko none se kuki bitabinyeretse mbere uzi ko mba ntajanga uzi ko wamwihakanye oya we ko ajya kuwihakana uwo ngo yateye inda ntago yari yamweretse ko amukunda ntago yamukundaga se Keza tega amatwi mu biganiro byari binzanya ntago byari birimo
ibiki se bitarimo waretse bikavugisha hari couple njya mbona ku macano numvaga nanjye ari byo binzanye tuvuga iby'urukundo rwanjye na Titanic yo kubeshya mama ntago tuzababeshya ariko reka abafana bacu babyumva ntabyo kubeshya bihari none se ikibazo akomeza ahishahisha papa Shafi nicyo kibazo gira arahishahisha afite utuntu twe ahubwo ubu ngubu si uwo wenyine tuzaza kumva n'abandi ego umwaka wamaze ntago ari muto ko nyumvira nyumvira ibintu aba bana nabyo sibyo ni sinzi ukuntu baca umugani ngo niba akaboko kamwe kabusegura ngo kandi kageze gute simbizi ubu bishoboye yanyuzuriza ahubwo ni wowe ugira gutya akaboko kamwe akandi wowe wagafatishije nk'ututazi gutegereza isaha n'isaha ukora ibyo ugomba gukora usibye no kuba mukunda nanjye ndabizi ko Mashafa nkunda ngukunda igikomere wanteye yuza kuba ubizi ubu ngubu ndimo ndacyomora kirimo oya aromora yongeramo ibisebe ariko wagereka wayiretse uzi igisebe nari mfite nakekaga ko kiri gukira ariko ndumva kigiye gukira humura mama oya kuri kwa mbere guhari kwa mbere mpagazeho mvugiye imbere ya kamera nuko mu Mashafi mukunda uwo wundi se wateye inda we ntago wamukundaga ujya kubeshya umwana w'abandi ukareba uwo nateye inda ntawe uhari abo nabashaka kuduteranya ndabikubwiye kandi nongeye kugusubiramo ntago nzatuma umwana w'abandi rero arengana uri guhakana amafuti ubwo urahitamo mwigurane ega rivo uzi ugiye kwirakaza we uzi ugiye kwirakaza ahubwo nushaka ucishe bugufi urakaza ibiki urakaza mu mafuti urakaza mu mafuti agaragara oya nagenda mubyara amukuzanira umurere amuzane mugiye se n'umukozi wo kukurerera n'uwa mbere wanareze narabibonye nongere mbyare mbarerere bose birengana n'uriya yirengana none nkora iki umva reka ahubwo nyine mbwira nkora iki reka umukobwa oya reka bamuzane ubundi akwemeze uwo mukobwa ese ni waramubonye nge simuzi wabonye twita ingana iki uko yabingana kose ko ari ubimenya ariko ugereranyije nkawe nk'umubyeyi ushobora kuvuga uti uyu mubyeyi byanga bikunze arabura nk'igihe kingana gutya gitoya cyangwa kinini ahubwo wowe bibaye ari byo warayimuteye bawe uzige wayimutereye bibaye atari byo nabyo ntabwo ahubwo ndashaka kugira ngo mpuze nawe noneho buriya byanga bikunze umugabo wayimuteye aramuzi yarahari ngo ntawe azi aho mwahuriye yarahari ntawe urabirahirira ubazanye Bibiliya ahangaha Papa Shafi wayisimbuka atangiye kuzanamo ibintu oya bayizanye mbanza wowe usubize uvuge ngo yego mbihagazeho tuyizanye ubu ndasega nkubaze ari ugusimbuka Bibiliya no kubana nanjye nawe oya nicyo kintu buri umuntu wese yagiye kurahirira cyangwa ushira akaboko ku mutwe w'umwana wawe bamuzane reka ngashyire ku mutwe wawe none se sote turimo kujyana isezerano ntago yafasha kareka nta nzobe mbona aho ngaho uyu munsi imva umaze Papa Shafi yamaze kwigira nabi naza akavuga akabyemeza akabikubwira uhari ariko azabyemeza azapimisha DNA azaba abyaye umwana usa na Papa Shafi azaba umugore uyoberwa se w'umwana ngo ninde ako mureke Papa Shafi yagiye areka kwigira nabi ako wagiye ureka kwigira ubwo nawe aramuzi nabo muzo zamutubwira tuzabireba tuzakurikira byose ubu yarareba akugwaho wowe nta bandi bantu yigeze abona ugashaka byinshi ntabwo usaba ibya mirenge uragira ati mama Shafi Papa Shafi ndashaka ko igeze aho ngaho ngo ntashaka ibya mirenge ntagashaka byinshi amahirwe afite nuko umugore wanjye akunda abana erere amuza ako kamenyero naragahaze disi nuko umugore wanjye ubwo adashaka ibya mirenge urumva ubwo adashaka ibya mirenge ubutanye muhura uzamuzane mu rugo mu rugo wanyu murera abana n'abandi bose oya n'abandi bose bagiye bazana nibyo uzaba wahisemo
aba ari byo uzajya ukora. Niwe uzabahitamo ko ari uri kubyivugira. Oya niwe uri kubyivugira, niwe uguhitiyemo gute kandi ari uri kubyivugira ubihisemo bakakanya ngo bamubyare ubwo rero nareze Safi arakura muranyikaraga mu ngira n'abandi uzabarera n'abandi zabare ahura narivuze akira urarivuze ikiza no kucika ukahita uvuga ijambo urabikoze ubu kandi mvuze ngo warakoze kubarira oya n'abandi za ngwiki oya ikiza nuko nawe wabyumvise hakuna oya nta yabirangije hari ikindi se giye gukora hari ikindi ugiye gukora nyine ndamubwiye nti warakoze kubarira oya ntaba uza ahubwo murabyara ryari ngo tube izo nkundo wiri kuririmba inkundo ariko wakureba yagira ngo marayika yamanutse mu kirere naho mama Shafi Diamond mama Shafi mama Shafi ubona nta nuko tuje duseka nta kintu cyo ari ibyo ufite muri wowe nta kintu cyo kuvuga gihari ntacyo ijambo urarivuze ubaye umugabo pe ureruye bose uzabarera n'umutima mwiza urabivuze agatebo barundamo imyanda yose imyanda yose uranyakiza so unyakiza ibiki ariko papa Shafi bano uri kubyara koko bose uzabafasha nk'uko bikwiye ariko ni bangaye hari uwo waba mubuzi se reka mbanze nkubaze ke mubuzi hari uwo waba uzi uri mu muhanda none si ibindi uri muzana n'ibiki hari uwo uzirimo hari uwari waza kugusaba iwawe akubwira ko ari wo ashwe nuko rero keza aho ngaho ariko ikibazo naba ari kuvuka mumbabarire kwihangana mumbabarire ku nkoroga ngo nabandi ngo ke mumbabarire ku nkoroga ahubwo baradukora nyine mumbabarire ku nkoroga oya mumbabarire ku nkoroga kuko reka niba ari ibi mwari mumpamagariye izo ni isoni zigiye kuguhagurukira izo ni isoni uri hagurukira ijambo uvuze byonyine tumaze kubyumva ntabwo tuvuye mu rugo twari dutsezanye oya tuva mu rugo oya banzo mbwira ushaka kunkanga mu bice muhabaye iki ntabwo ari wowe ubyivugiye se ntabwo ari wowe ubyivugiye nyine tuvuye mu rugo dusezeranye ibiki ariko ibyo dusezeranye ntabwo ari byo byiki ntabwo ubyivugiye se ntabwo ubyivugiye ntukajye uba umugabo wo kwihagarara mu mafuti dukoze iki aricyo dukoze ngewe iki ni ngewe wakohereje ujya gutera inda nigeze nkohereza ngo ujya gutera inda fasha umwana w'abandi ureke kumutuma nawe ajya kwandavura ku muhanda kandi wagiye umubwira sheri ishusho ndagukunda ibiki atega amatwi ibiki ayigirira nde amabwire kandi bihari araje n'undi munsi ahubwo wari watinze bayi papa Shafi cyakoze wabaye umugabo ntabwo wabuze byose ararakara shaho agira ukuntu yivumbura kandi akivumbura amafuta agaragara none se ubu ntabigaragaje ntabyivugiye ntabwo arakavuze ariko karamucitse ariko arakavuze ngewe papa Shafi namaze kumubona iyo ari mu ikosa iyo yatsinze ahita yihagararaho nyine akivumbura akerekana ko nta kosa afite tumuhamagara kuri telefone wabonye ukuntu yivumbuye ngo ngarahiye ngo nta mugabo oya nuko mvuga mukagira ngo ni bya bindi by'abagore bagira amagambo menshi ariko papa Shafi agira amafuti menshi kandi umuntu akomeza kwihanganira ariko noneho aho bigeze rwose urumva ngiwe mbifata nk'uwo mudamu ngi rwose yangana ngira ngo mufashe muhuze nawe ngo amufashe papa Shafi arampakanira angira umusazi ngo ntawazi ngo nta mugore wundi afite ambwira ukuntu ibyo bintu bitabaho bitanashoboka ariko ni gute umuntu bye yaza akwabeshya ahubwo mwebwe mujya munivuna kubera ko papa Shafi arababeshya papa Shafi ukuntu ameze kuriya hari ukuntu aganira neza abantu bakavuga uriya mugabo rwose yararenganye ariko papa Shafi ntakubeshya agira amafuti menshi yego yabasohoka nyine arabasohokana akabagurira bakaryoshya bakagira ngo babonye baratipu riseriye nta mafaranga byabaha ariko kugira ngo ifaranga ryazarirekure ntabwo bibaho baraje rero bume ntabwo bishoboka kandi bazi ko ari njyewe uri kwivugisha mbeshya baraje nabo babibona ikindi kintu kuba undi umugore noneho ugiye no kumubyarira nta kibazo biguteye wowe ngeze icyo cyo nta mwana azarera ubu namaze gufata umwanzuro buri umwana umubyeyi bazajya amumenya aho baba bahuriye simba ndi kumwe nabo
kandi ibyabo ntago bikura. ariko avuze ko uzabarera, avuze ngo n'abandi uzabarera yewe ngo azamubyara mukuzanire. sawa azamubyara muzana ahubwo azumira ndetse ubwo ko narese wa mbere ibyo banyishuye sinabibonye, ubwo nakongera kurera undi mwana kugira ngo bigende gute. Reka hoya byabaye n'akamenyero karenze aho nihanganiye ibintu bimaze gukabya, ahubwo bimaze kwimerera neza. Mumaze ibi bibazo byose nari nimereye neza, ntuje na stress nazo nari mfite. Urumva njyewe natekereje ko bahuye muri cya gihe, kuko urumva uriya mudamu arambwiye ngo bamaranye igihe, ntabwo ambwiye igihe bamaranye, ariko ambwiye ko bamaranye igihe. Yabeshyaga amafuti ye ngo yagiye mu kazi amara amezi 3, hari igihe yagiye amara amezi 3 2. Subize waramubuze atatu gusa, ntabwo nababwiraga ko twari twaramubuze ahangaha ndi kubaza na Safi nimba bo bahere. Ikintu gitangaje nibajije, urumva uwo mudamu yaravuze ati njye sinshaka kubana nawe mu nzu, ariko nagira ngo amfashe, amfashe umwana, amfashe kwishyura inzu. Hano nabagenda ngo yabaga mu nzu nziza baramwirukana, ati nabaga mu nzu nziza baransohora, ndi mu nzu iraho, nagira ngo amfashe byibura ajyamo udufaranga dukeya ndebe ko nzabara n'utwenda tw'umwana. Papa Shafi, ikintu ndi kwibaza ni gute abagore bose batifuza kubana nawe kandi tubona ari umugabo ugaragara nk'aho ari imfura inyuma, kumurebera inyuma ubona ari umugore w'imfura, ariko sinzi impamvu atajyabana n'umugore ngo bicare batuze. Papa Shafi iyo umaze kumumenya ntabwo ushobora kwifuza kubana nawe, kubera ko ingeso agira nawe ubwe ari yizi. Ni wa mugabo aba yumva nyine ni wowe ufite ijambo, nta wundi muntu wavuga, mbese amafuti ye ayihagararaho akitwaza ibyo yitwaza. Sinjamenya n'ibyo ashingiraho. Umumenya neza iyo mubanye. Iyo ubanye nawe uramumenya, ariko nawe iyo uri umuntu uzi gushishoza no mu gukurorana kwawe nawe, nuko nyine ngiye byaziyemo njya mu by'abana, sinigeze nita kuri ibyo, ariko nyuma ariko nawe umenya umukunda, urumva ko mwiyunze mwasubiranye, urumva duherukana nyine byaranze muri gusa. Yaravuze ngo twari kubivuga ibyo ntacyo bitwaye pe, sibyo? Kandi no kubyoroshya nabyoroheje kubera abana, ntabwo nari gusiga abana bagume barira ngo papa wabo. Ariko jewe n'ubundi buzima bwanjye ndabumenyereye. Papa Shafi nta mafaranga ye yaguha, ntayo yaguha, amafaranga n'igiceri nta mafaranga yaguha. Papa Shafi ntayo yewe. Ukeneye ikintu arakubwira jyaho ugikeneye ni ishuri, nta bindi bintu agukorera. Icyo nicyo kintu Papa Shafi muzo akora. Nabo ngabo bose bashobora kuba bicaranaga muri ako kabari akagura ibyo agura, bagahaguruka akishura gacaho, ariko Papa Shafi amafaranga ye gutya ngo umuntu ntayo yaguha. Nuwe nibyo yavuze, nayo yaguha yewe. Nimba ari no kugura n'uwo muceri jya ku ibotike, telefone ye gose dore naho code zaziye, na gukanda akanyenyeri akohereza kuri code bakagohereza ibyo bagoye. Ariko ni note y'igihumbi ntajya amenya ngo umuntu ashaka gukenera na 500, umuntu ashaka gukenera yewe n'amayinite yakugurira akayakohereza. Nayo ibyo kuvuga ngo aguha amafaranga wigurira n'amayinite ntabyo yagukorera. Njye warantengushye kuba atarimo kwemera birabina, ariko urabona ko ari kubikwepa, ariko nikwepa nabikwepe neza, ariko genzi ko nta muntu nase uriya mukobwa ni umusazi. Mwo murabona ni umusazi wahaguruka agiye kuvuga gusa Papa Shafi niwo mugabo wenyine yabonye mwiza cyane urenze ku buryo yaza kumusebya se, ntago bishoboka. Nyene Papa Shafi iyo agiye gukora amafuta arihagararaho, nicyo kintu akora. Nase iki gihe cyose mumaze kumumenya agiye kuramita mbona ko ubu se ntago mumaze kumubona, aracitswe arangije abonye tumaze kumufumbura arahagurutse yigize nabi. Nase biriya ni ibiki? Uriya mugore uramugira ihe nama? Njyewe inama namugira ahubwo nashiremo akabaraga nibamugurira n'ibyo bikoresho, nagira ikintu amufasha azashima Imana, kubera ko natwe twari ababyayi bari gukura nawe abyare nyensi yabyiyemeje se kureba. Mwari umutanzemo urumva ko ari mushyashya mu kazi. Ni mushyashya we niyakire kuri Papa Shafi, niyakire abe mama abe papa, umunsi azemera azajya abona amohereza ibyo bitanu. Bivuze ko nta gufuha wagize, nta kibazo biguteye. Ngewe Papa Shafi umva nari ubundi usibye yuko abantu bagiye bangira inama banganiriza, ubundi ngewe Papa Shafi nari namaze kumuhaga pe, byarangiye nari namaze kuhaga ibye. Ni bya bindi umuntu akorera nyine ku bana buvuga ngo umwana atagira, ariko ubundi Papa Shafi gose umva ndamubwira iki se nabyare ubundi uwo mwana tuzamwitegera mu bandi.
undi ni ibyo none cyari ibindi ntajya mu bandi nawe yongere mu mubare nanjye mu bandi gusa ikibi nuko ari kubihakana arabihakana iki Papa Shafi ntago mumuzi buriya ku munota wa nyuma Papa Shafi ikintu nzi cyo yego ayo mafaranga ntayo yatanga. Hanyuma se uyu munsi umugabo navuga ko ahakanye ibyo yavugaga ariko ikiza no kugaragaje ko nta fuhu ufite. Ngewe impamvu reka nkubwire n'abagore bake yakomeje kubintsindagira n'ubundi Papa Shafi giye ntago mbana nawe. Papa Shafi aza mu buryo bw'ukure yewe reka giye nkubwiza ukuri ni njye ubizi. Papa Shafi yewe reka nze nkubwire nyene twahuriye mu nzi ntago nabihakana sinzi hano yaravuye yarambwiye ngo tugiye kwitaba bari bampamagaye tumanuke nubwo nsanze tuzanye hano. Papa Shafi rero gahunda ukuntu zimeze Papa Shafi aza yitwaje ngo aje gusura abana sibyo ngewe nkamwakira nyene nka papa w'abana ngewe simbana na Papa Shafi. Papa Shafi yagumye iwe nanjye ngumyange kubera ko nuko yasabye imbabazi nibyo yemeye ntabyo yigeze akora ntago ubyibuka se yemera n'igitenge sabivugiye hanga yemera n'igitenge aricyo yigeze ntacyo yampaye nyine none se ntago umva uko gahunda nyine zimeze yaba Papa Shafi bari kubabesha ariko kubera iki mutumva ko Papa buri genda babwiye Papa Shafi bari kubesha sibyo Papa Shafi ariko bivuze muri kombe naringiye kubivuga nuko nyine mwanciye mu ijambo akivumbura akirakaza ariko Papa Shafi yaje mu rugo yitwaza ngo aje gusura abana kandi abana mu by'ukuri bari bamukumbuye nta kindi ntari gukora nibyo ari kwitwaza aza rimwe na rimwe ntabwo ahora arifashe aratubwira ngo aza rimwe na rimwe yewe abari kubeshya none se iyo namuhaye uburenganzira bwo kuza kureba abana yaje kureba abana nibyo nakubwiye nyine Papa Shafi ku bana acishamo nyene yakerekana ko ashaka abana ko bakunda ibintu nk'ibyo ariko ku ruhande rw'amafuti ye n'ibindi byose ahubwo uriya mukobwa ndi kumusengera Imana imutabare kabisa nawe ubundi arafitwe ariko ndi kumva Papa Shafi yarahindutse ukuntu yarameze mbere yarahindutse ahubwo ibyo bibazo nibyo ngo murabana muri kumwe babeshya muri kumwe turi kumwe uwarivumbuye uwarivumbuye aragiye uze kumuhamagara kubwira ahantu ari umuhamagare cyangwa tegere nibigera nkasanga z'ijoro umuhamagare wumve none urangiza umubwire ngo mpereza abana cyangwa umpereza umugore urebe ko ari bukumpereze kuri telefone Papa Shafi n'ubundi ni kuriya tumutunga niyo mpamvu igena kubwiye ntago narakara nta nubwo nabifuhira kubera ko byajyanye namaze kubyakira wamaze kubyakira nta kigutera ubwoba cyane rwose nta ubwoba mfite byabaye ni byinshi ibyo naciyemo ni byinshi ubu singisha mana we singi ahubwo n'ubu ngubu iyo mungaruje mu bya Papa Shafi maruva ngiye ngo kwiba maruva ngiye no gusara kuko singishaka kumva ibyo Papa Shafi yambwira urukundo mufitanye nuko nyine yabonye ko jewe nariturije ibyo narapfukamye musaba imbabazi umuntu yabakunda umuntu akagiye kumuca inyuma akagera naho aterinda se ngo ushaka ngo kubashwa nazakuvuge nibyo nyine abona yitwaza nose yavuga iki kindi urumva yakubwira iki Papa Shafi se yaguhakanira ahubwo se burani bucurara uraniwe bucurura bagiye kubyara wabibwirwa n'iki ko ari nige wasanze hariho n'abandi batondekanye ariko ikintu kibabaje nuko atabafasha adafasha urumva ngewe nakubwiye ngo Papa Shafi ahubwo n'uwo nguwo n'imyenda n'ibiki byose ajya agenda ku isoko nibavugana ahamagara ambwiye ngo ari byo nabonye ibi aramwishurira najya no kubyara yewe bazamwishurira kuri kode ubundi atahe azabiyazishura ataramwemera azamwishurira Papa Shafi ni kuriya yihagararaho buriya ari kwihagararaho nk'umugabo nyine yanga guseba ariko nzi ko ku munota wa nyuma azabyemera kandi azabyemera anamwakire yewe agere naho asaba imbabazi yicishe bugufi mu bitegereze Papa Shafi niko amera nuko bigishyushye bikiri bishyashya nuko bigishyushye ahubwo ari kwanga guseba no kugira ngo abantu bataza kumuseka ariko nawe ubundi Papa Shafi gose ngewe ubu nkubwije ukuri mu minsi iri imbere azakwerurira akwereke kandi anabikwemerere ikindi Papa Shafi ahari mu bantu badukurikiye ntagire ubifata nabi ngo tuba twamushinjije ibintu nago turi kuyimushinza twamubazaga ahubwo we ntiyadusubiza nago yagusubiza yahunze ukuri nyine rero mu bantu mudukurikiye ntagire uvuga ngo Papa Shafi ngo twavuze ibiki oya badukurikire kandi babyumve banabyumve neza nago turi kumusebya nta n'ikintu kibi ariko Papa Shafi babimenye ngo
ntago umuntu yaza guhimbira umuntu cyangwa mubeshye ni ukuri njyewe ikintu nabyemezaho ni ukuri kuko uriya mudamu arababaye abadamu murabyumva kuturusha umuntu nagerega nabyumva umuntu utwite kuba umugabo amubuze yarabayeho mu buzima nk'ubwo ubu akaba acumbitse arahangayitse yimereye nabi umugabo yamwisheje ibitangaza afite amafaranga yajyagayo bagahura akamusohokana akamuryoshya akagira ngo yabonye umugabo naho nta mugabo reka ahubwo nakwibutsa uko yajyaga kuri uwo ni nako asigaye aza iwanjye aza kureba abana uko yajyagayo kumusura ni nako yamusanga mu rugo iwe aho yabaga nuko nanjye asigaye aza yitwaje abana noneho njyewe yabonye urwitwazo yitwaza abana seko numva yinjira yitwaza abana gufata umwanzuro byaramucanze byaramunaniye ntabwo azi ibyo arimo niyo mpamvu nyine yahora muri afite akadamu gato kariya gato kabisa cyagewe nta kibazo ye mana we reka nkubwize ukuri ubushize ahubwo nawe bivuze nta muntu ushaka umugore cyangwa mba ndi kubivuga akagira ngo ni blage ngiye nta mugabo uzagushaka yewe ngiye kuzashaka undi ahubwo ukagira ngo umwemeze noneho ngo ubakiye neza cyane n'abana banjye ubundi yavuze ko nta mugabo uzagushaka akiri muzima nawe yararahiye nuko wajya ahandi wese ko ajya ahandi agatera n'inda ngiye ko naratwara n'inda arinda ngewe mfite se ariko ngewe nzi ko sinzamubura nanjye umugabo nzamubona uzitonde gusa abantu bari tayari ariko abari tayari ni benshi ndabazi barahari pe barahari benshi bakeneye abagore bakeneye kubaka kandi ndi tayari mana abankurikirana babyumve ndi tayari kubaka ku isoko umuntu uri seriye kubaka umuntu uri seriye ukeneye kubaka ambwire ataza kuzana ibintu bya shagara nka papa Shafi ariko umuntu uri seriye ambwire ubundi tumwemeze tumuvane mu nzira akakavuyo kose karangira ubundi impamvu imeze gutya nuko nyine akibona ko jewe nkituje nta muntu mfite ariko ninerura nanjye nkabereka uwanjye nuje ntago papa Shafi azongera kunkurikirana kandi naye magambo yose abavuga nga ntayazongera ababona umutegereje ajya mu by'isani wowe uri kuvugane ikintu ngukundira nuko nawe uzi kubimenya ubu ngo baba bafite icyizere ko ntagaruka isaha n'isaha ahubwo ubu ndaje mana nshiramo agatege nawe ibintu ndabona ntazabivamo kugira ngo dusoze nawe nkureke wikomereze gahunda icyo twashaka kumenya ni ukugira ngo tumenye koko ibyo papa Shafi yatubwiye niba ari byo ariko n'imbere ya madamu we araduhakaniye ubwo ikintu nifuza yarambwiye ngo nzamuhuze n'uriya mugore baganire sindongera kumuvugisha ese urarinda wivuna ujya kubahuza aho bahuriye urahazi cyangwa ubizi gute ko n'ubu ngubu agiye kumuhamagara n'umujinya mwinshi amubwire ngo uri kunteza abantu papa Shafi ko ushobora kutamuzi ubu araje ahubwo aragatoye ahubwo ho wamumuteje araje amuhamagara ambwire gute kuri kunteza abantu uri kubivugira iki watuje ubu araje amutera igipindi araza arabikubwira ikintu uzi nuko ari buze cyagaragaye nawe ubwe aratabona ikintu gihari araje agiye kumutereta sibyo muri iyi minsi arashakisha uburyo amutereta amugushe neza amuha udufaranga dukeya kugira ngo aceceke nta kindi ari bumukorere kandi abitegereza araza kubibona ntibinatinde yewe n'uyu munsi ashobora kubikora papa Shafi sagiye arakaye ubu aragiye aho ari bwicare atuze ubundi ntabitekereza neza aramuhamagara arashyira ubwenge kujya mbwira ati reka ngo reka kuneza abantu iyo byose aba ari kwivugisha ni ukugira ngo ngiye norohe kandi ngewe umwanzuro wanjye namaze kuwufata ngewe umwanzuro wanjye narabirangije we nta kibazo ufite yewe mana we arwane n'ibibazo bye ibyanjye narabyakiriye nariyakiriye sinyikeneye stress umva mama Shafi reka ngushimire ibyo twifuzaga ntago tubibonye kuko ntiyaduhaye kuri ariko namwe mwadukurikiye niba uzi kureba kure hari icyo wabonye hari yabyemeye mu bundi buryo itanagenda rivumbura tumaze kumenyera ko ariko kuri kwe ubwo ariko reka dutegereze ndashaka kuzahamagara uriya mudamu ntago ndiruka kuvugana nzamuhamagara yarambwiye ngo mbahuze baganire tumenye wa mugani bura nibaganira ashobora kuzavuga ati none ndabyemeye ubwo udahari wasanga byanze kubera ko uri hano reka dusoze ariko nimba hari ijambo wumva wabwira mama papa Shafi warimubwira tugasoza jewe inama nagira papa Shafi buri umugore utwite ahura n'ibibazo byinshi ushaka kugira inzara ushaka kugira ikintu ukeneye ukagira inyota ibintu byinshi birahari pe nk'umuntu w'umubyeyi nanjye ndabizi ikintu namusaba pe
aho aherereye hose agerageza arwane uriya mwana w'umukobwa ajya amuha n'uto dukeya areke ave kuri ya ngeso yo kwishura kuri kode ajya yamwohereza basi niyo yamwohereza n'ibihumbi 15 basi byagira icyo bimufasha anywe ayo mata nyene ku buryo bwo kurinda umwana we kugira ngo azabeho neza anavuke ameze neza na mama we iyakire amufashe yewe nta kindi namusabira namufashe nyene kuko bahuriye ntago nabijyamo hagati n'ubundi byararangiye iyakire amufashe afashe undi mwana byare neza kandi n'umwana we ndakeka ko nawe akeneye kubona umwana we avuka ameze neza nabo umugabo areke kwisebya afata inshingano ze zimureba nk'umuntu w'umugabo yego namwe mudukurikiye icyiza nuko rwose ubasha kubyumvukana mwumva ariko nuko atari yakira ariko namwe mudukurikiye hari uko mwabyumvise cyangwa hari uko mubyumva hari ukuri mwumvaho kuri namwe muraza kwandika muri comment mutubwire uko ubyumva isi wowe urumva ari inama wagira papa Shafi mu by'ukuri mu bigaragara nibyo ariko ntashaka kubyemera aka kanya ariko ntago duhatiriza umuntu kwemera ikintu igihe nikigera azabitubwira cyangwa se tumenye niba atari n'uwo mwana reka dusoreze hano ikiganiro cyacu reka mbashimire mwese mukora subscribe share na comment reka dusubize musasura mu kiganiro cy'ubutaha